nongeye kubasuhuza cyane mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza bya Noheli. Nizere ko byagenze neza iwanyu aho mu muryango. Ku ruhande rwanjye byagenze neza, ndashima Imana. Twarahuye nka famiye, turasangira, duhana impano. Ntajye nakiriye impano nubwo ntari umwana, iza mbere naraziberetse n'izindi ziracyaza. Umunsi reka nze mbereke indi mpano nakiriye muri iyi minsi nyuma ya zazi nigeze kubereka. Ngiyi hano, sinzi niba hari umuntu ujya ushyuhira impano nkanjye. Niba nawe hari iyo ufite unzigamiye unyoherereze, ndacyazakira iza Noheli nta kibazo, ndibuze kuyakira. Okay, iyi mpano rero ngiye kuyibereka. Narayifunguye, ngira mwayibonye, narayifunguye kubera amatsiko. Iyi video nyokoze nyine meze gutya, nta makeup, nta gafilita ndi bushyiremo, mba no ku muntu nashizeho akavazeline gusa kamwe gasanzwe. Noneho ubwo ndagira ngo mbereke iyi mpano nakiriye, tuze tuyifungurane. Kabuwate kako kameze imbere, reka nzi rero ngafashe neza, ni gutya hari. Aha, yaranshimishije cyane. Twagiye, iyi mpano yaranshimishije, ariko nyine n'izindi zose zaranshimishije. Ngira iyo mpfunduye yose ndavuga nti yaranshimishije. Urumva nyine akariko kose munyihereye, njyewe ndashima rwose, ndashima cyane. Nkashima n'Imana gikomeze yongera abo bampaye basubiza aho bakuye. Nabanzirikana ku mutima mwese, Imana ikomeze bampera umugisha, namwe bahereze ibyo guha ababegereye ndetse n'abo mukunda, kandi namwe ibahe gukundwa no guhabwa. Ni akantu ka mbere kayitwikiriye, sindarangiza no kureba neza, sinzi n'ibyo ari byo, ntababeshye kuko hano hari n'iki kanasi. Ni agasakoshi, babwiye ko ari ubwa mbere nkabonye. Wishize narebye nihutira kureba utuntu turimo imbere, akase nayo nakabonye. Wow, ni keza cyane pe. Kari ntako gushyiramo twa tuntu, buriya ndaza kubireba. Ntabwo nayibonye ko inyuma nyine babishyizeho, urumva twose turi inyuma. Ubwo ni ukuvuga ko bino byose ndi bubisangemo. Ndasanga maka tarara agasakoshi, ntabwo nari nakitayeho. Byiza cyane. Twagiye tugeze mo imbere muri buwate, ni uko yari ifunze n'imipfundikiye. Ubwo nyine urabona nyine ni amareshya amagena y'abacuruzi nyine, nta kundi, ariko nyine bituma kagaragara neza. Ibi ni ibipfundikiye gift, ibintu birimo. Ubundi tukareba ngibyo turimo, tugiye kubirebera hamwe. Rero ndajya mfatamo ako mbonye kose mbereke. Kamera mwirwarize, ariko nabona ari nk'utuvuta nyine. Okay, umunsi natangiye gukoresha nzabereka. Ubwo akanda karangije, tureba kanako. Ubwo ndaza gusoma neza n'igitozi, sindabona umwanya wo kubireba, nahugiye mu minsi mikuru. Ubwo ndaza kureba n'uburyo bikoreshwa, nzaza kubibagezaho. Gusa murabona ko ari ibintu bijyanye na bote. Dore n'akandi ngaka, ndabona rwose ari utuntu twiza dukoze mu mapulansi. Nageze kuri aka, ni ukubereka gusa ibyo bita kurata bimwe by'abana. Ubwo umunsi wo gukoresha nyine ndabona kandi ka scrub. Nzabereka uburyo tuzajya tubikoreshereza hamwe, nibigira umumaro tuzabyigira k'uyu muntu, k'iyi gift yampaye. Ntawamenya, twazajya tubikoresha mu minsi iri imbere. Aka nako sinshaka kubitindaho, ndaza gufata umwanya nsoma neza, ndebe imikorere n'imikoreshereze yabyo, byose biba bihari. Gusa icyo nabonye nuko nabonye ari ibintu bijyanye n'amavuta no ku ruhu, kugira nyine bituma uruhu rumera neza, cyangwa se imikurire y'uruhu. Dore nsubijemo ibintu byose barabigaburira, ntabwo ibintu byose byimeza. Urumva hari akaba gatuma wenda uruhu rugira vitamine, karinda uruhu umwera, karinda ikisendavanze. Aka ntabwo karimo. Byose biba bifite impamvu. Nta kintu kitagaburirwa kuri iyi si ya rurema, nta kintu kidafatwa neza. Ubwo rero tuno tuntu ntangire kudukoresha, nzababwira
uko bimeze. Impamvu rero nari mbabwiye ngo nakoze iyi video meze gutya nta kintu nashizeho, nta makeup, nta ki, hari n'ukuntu wisiga ku munwa nyine bikaba bigasa nyine n'ibihindura bimurika muri visage bigahinduka ukundi kuntu. Niriza no gusiga ku munwa nashyizeho akavaseline. Ubu nagira ngo mbereke uko nyine mubona ameze. Najyaga nkoresha tuno du products utu dutatu. Aka ngaka ni akamasiki ko mu maso nkakoresha rimwe mu cyumweru. Aka ni agaserumu ko nkakoresha buri gihe iyo ngiye kwisiga amavuta. Amavuta yayo nkoresha ni aya ngaya. Akamasiki ka serumu mbanzaho mbere yuko nisiga amavuta yayo ni aya ngaya. Ubwo nyine ukureba iyi skin yanjye nyine na aya ngaya nakoreshaga. Mu by'ukuri ntaratangira kuyakoresha harimo itandukaniro singiye kwamamaza wenda urumva yakunze nzamurangira azambwira murangire, ariko nabonye hari ukuntu bifite itandukaniro nyine n'uruhu nari mfite mbere. Ubwo rero urabona n'ubundi ari mu nzira yo gushiramo aya ngaya. Ndaje nyahagarike nintangira gukoresha ariya nzababwira, ariko ndabanza ntumaremo. Nintangira gukoresha iyi gift yino nzababwira. Ngira uruhu rwanjye nta bintu rwanga, amavuta yose nshizeho biremera. Ndizera ko atazanyangiza cyane. Amavuta akoze mu bimera nk'uku nguku ntabwo akunda kwangiza abantu, ntabwo yangiza abantu. Umva rero n'aya ngaya yandi nahoze mbereka nayo akoze mu bintu by'ibimera. Ubwo ninyahagarika nzakoresha ariya, noneho ndebe difference hagati uko bimeze, ndebe itandukaniro. Ubwo nzabereka, ndaza kuza kubakorera akavido k'uburyo nyine nkoresha aya mavuta yandi, uburyo nyine mbigenza kugira ngo nyisige. Ni mu maso gusa aya ngaya ntago ajya ku mubiri hose, ni mu maso cyane ko ari nayo abagoranye cyane. Ahandi burya tuba tunambaye twifubitse, akenshi umubiri w'ahandi ntabwo wangirika nk'uwo mu maso. Niyo mpamvu rwose visage mu maso bigorana cyane kugira ngo ubone nyine upo yawe wifuza cyangwa se uruhu wifuza. Harangirika cyane, haba hari ku zuba, haba hari ku mbeho, ku muyaga. Urumva rero bisaba uburyo bwihariye bwo kugira ngo uhafate neza, ugire nyine po nziza wumva wishimiye. Rero video itaba ndende, ndaza kubaha uburyo nkoresha ariya mavuta yandi mberetse, aya nyine nkoresha buri munsi. Noneho nintangira gukoresha yandi nakiriye nka gift nayo nzayabereka. Noneho nayo nimbona ari meza nzahitamo, nzajya ku isoko ndebe mpitemo. Guhitamo byose niba byiza nzahitamo ubwo ibigura makeya nyine. Saba rero ndabakunda, mukomeze mugire ibihe byiza bya Noheli, kandi bifurije kuzagera n'ukuri umwaka mushya muhire, uzatubere twese hamwe umwaka w'intsinzi. Imana ikomeze ibarinde.